akantu k'ubwenge iyo ushaka kwambutsa ibintu bitatu: imigozi, ihene n'intare. Bityo rero wambutsa kimwe kimwe mu bwato, ubwato hajyamo umusare n'ikintu kimwe ari bwambutse, akagasha, hanyuma byose akabigezayo hakurya abikuye hakuno. Ubyambutse ute rero munyarwanda, munyarwandakazi? Shusha ubwonko bwawe uzamure kilobytes, megabytes, gigabytes na terabytes mpaka hejuru ku munara wo hejuru. Ubanza ugatwara ihene cyangwa intare cyangwa imigozi, wahera kuki? Nge kambe mbahaye igisubizo. Ubanza ukajyana ihene, hagasigara imigozi n'intare, ukagaruka ugatwara imigozi ukayisigayo, ukagarukana ihene, ugatwara intare, ukajyana icyanyuma. Nuko bijyana rero. Bityo rero ugomba kwirinda kuryana, nusiga imigozi n'ihene irarya imigozi. Ukibuka nanone kudasiga ihene n'intare, wasanga intare yamaze kurya ihene kare. Bityo rero